yaramanutse amanuka honda agahanga ku rutare amanukamo indani mu mazi ahita atangira kwibuka cya kintu cyamutereyemo njorogo mu mazi. hakurino Saito umugano wari wamuteye iruhande ku rutugu hano gatoya hejuru y'agatuza yagufatiye inkota ye urumva iyi nkota bari bayimugeze urumva urupfu rwa harya bavuga ngo urupfu barugera intero zo barugera iki babivuga ku bukwe da ngo nta butagezwe inorezo uyu bari bamukizeho inkota noneho ahantu yaguye yararebye areba hejuru ariko ukuntu afashe inkota mu cyawo uhita ubona yuko afite ikintu cyitwa ubumenyi ku nkota urumva nanjye ukuntu mba mfashe mike uhita wumva yuko koko urumva ubumenyi ngewe nabukuye ahantu henshi cyane ubumenyi bwo ndabuhagaze bya hatari ibintu byitwa kungereranya mwaba DJ mw'abantu mwe mureba filime mureke kungereranya ngiye kuko ntago ngereranywa reka mutse wangereranya gute jewe ni jewe kabosi nare mutinya ni jewe nta wundi kabosi nare mutinya mwigeze mubona sinzi niba hari undi uzanabaho urumva ba kabosi bo ni benshi ariko se rero intare mutinya roreho urumva kandi ukintare mutinya noneho aya basi ngabo ishyamba uraribona filime z'ishyamba mwari mwarazibuze bantu ngiye kuzibakubita roro ngiye kubakubita ikintu cyitwa filime urumva umufiririzo kumbe hakuno bagikubise umubago mu byibuke bagikubise ikintu cyitwa umubago bose baguyemo indani hasi cyo kiguma hejuru ubone Borotoni gicakiye to Saito yumvise gisakuje ati ni Borotoni kiramucakiye to kumbe Borotoni nawe ari ibyo wabona ari gukeka ati ni Saito gicakiye kiri cyamba shadu yebo nka kira gishitsi cyaramanutse kiramanuka kikubitariye bahageze babahungu basanguri urumva bakuri nk'isha nyinshi cyane nta kintu badasyaga abahungu twarahumuye twarababaye dukora igishoboka cyose kugira ngo tubone amafaranga my friend urumva gusa ikibazo amafaranga yo tuyabonye tuyamaze iki aya basyo ngo yajyana mu ntuza ngo mu ndangamirwa ibyo bintu nushaka kubyihorera nta kintu byakugezaho reka ibyo ngibyo se mu ndangamirwa n'ubundi uzajya yubihage numara kubihaga none uzabibajyana he bas kandi uko ukora ibyo bintu upfusha ubusa amafaranga ni nako imyaka igenda yisunika my friend ukajya uvuga ati ariko ko mwaka ushize nageze kuki ko mpamvu ku munsi ukabona umwaka uratobotse karabaye abandi barimo barajya guserebura ibyo bagezeho wowe nta kintu ufite cyo guserebura aho rero niho uhita utinyira ubuzima urumva ngaba bahuye ari babiri mugenzi bari batangiye kuba inshuti biragenda gute kandi biraherera hehe ese barava gute muri iri shyamba uribaza nanjye ndibaza nguyu ni Saito afukura afata inkota mana yanjye ngiye namucunzura mugabo urumva nsanga uno mugabo afite ikintu cyitwa ubudasa ku kintu cyitwa imirwanire urumva ntiba kintu mukitambutse nimukiteho bana nta birenze kumbe hakuno barakwereka Bronson yaje arwana mu bitare agwagwana guhakurina bana reka mfata ko bose yigeze bana urumva yivuruguse n'ubundi kwivuruguta barabimenyereye sasa uko yakaryamye
hari icyo yabonye iruhande rw'umusa. Yabonye ingona yagiye igakura mayifureni. Karabaye. Umusa urinyeganyeza guporeze cyangwa? Oya abana ntabwo ranyeganyega giwe. Ndeka nkureke nigendere ngendana hasi. Ingona mana yaje. Iyanyeganyega gato. Yari guhita imwongera, yari guhita imusamura. Karabaye. Yagize ubwoba yikanzemo. Yagize gutya itacaho iri shyamba ibintu biririmo. Mana y'isi n'ijuru ntabwo bisanzwe. Hakurya ishyamba nk'iri ubundi n'ibyatsi ubwabyo ushobora kugikoraho kigahita kikurigata. Urumva kigahita kikurya. Waroze ngo ni icyatsi gisanzwe. Nguyu mujene ari kwigaranzura amanuka nguriya. Aho wajya niba hazi n'ibyo utambasa. Urumva nta dira bafite. Nta karanga amerekezo bafite. Kumbe yararebye abona hano amazi ari kumanuka. Aya mazi buri ari kwerekeza he? Kumbe orangikan bayikubise umubago cari gushyiraho ikintu cyitwa urubobi ku gisebe. Iri kwihoma ngo irebe ko bisa. Kubera ko birasa uruhu ni ubururu ni icyatsi. Ni icyatsi. Ni icyatsi birasa n'urubobi. Bana ngiye kubabwaka agiye kukubwaka wo gahambirwa. Ageze gutya kandagira akantu kagatahita yongera aritsimba. Ikani ikintu mvesha bana. Ikani ikintu mvesha. Kumbe orangikani iryamye amajanja kumbe mu mazi. Mu mazi yangona. Kone yagufatiye orangikani mu mazi ndani. Tuze turebe ikizamuka mbere noneho. Urumva? Yararebye nanjye ndareba. Yararebye amazi aravurura hamanutse orangikani n'ingona. Ako kanya ingona yarazamutse karabaye. No! Ntaho ibyo bidahagije. Cyarayifashe kirayitatamura. Mu mateka ya filime. Mu mateka y'isi ngiye mu kureba filime nagiye kure ariko ntabwo ndabona ikintu gitatamura ingona kuriya. Cyarayitatamura umunwa kijugunya ingona nini. Ugahita umenya ngo filime irarenze noneho. Kandi filime iri hagati. Ibaze noneho ikomeze nako nta n'ahantu iragera. Urumva? Ngabo barakomeza bazamuka bataka. Ishyamba ngiri. Saito yakuye inkota bona. Akuraremo akarambo kapfuye cyane itagwa mu ayisagwa mu mwo. Karabaye. Bari barateze orangikani, bari barateze Saito. Hari cyabonye yikanga. Angashama abana b'abantu murabagomesha. Ani komanda batagira mengo. Adari ikintu cyitwa menyo. Mara yank. Ariko agashaka akantu kafuye nabishaho. Orangikani barayishe hakunino. Kumbe namwe murapfasha. Niko. Ibaza ari nkaho uri hano hantu. Ibaze. Nge ntakubeshye nabona kuyima kanjye karenge niyutse kare. Ndakareka wankura heze giwe. Akashagiye n'ubwoba bwanjye nge nabona giye kare. Zira ry'Imana.
ayo ngo yakuyemo agafoto abona umusirikare uri hano yari afite shiri yaje nta n'inda y'impanga muteye wapi gusa arebye hasi abona yapfuye arasa niho yarasiye kariya kahoranga kandi kapfiyemo ari hasi yapfuye arasa hari hasi tuhabonye ibitoyi by'amasasu arebye hano abona magazine iracyuzuye itacomekamo barakwereka hakuno n'indege zaragiye zirahuburwa urumva zaragiye zirahanuka fa ku kintu kimanura indege ariko giye fa ku kintu gihanura indege urumva abonye kuntu kiguruka kirasimbuka jo ngongwiye n'urore basi ubundi uko byagenda kose uba ugomba gutinyuka ibintu byo gucika intege wapi nta bintu byo gucika intege mu bintu byose uba ushaka gukora ntabwo ugomba gucika intege n'ibintu byagenda nabi urumva abasore n'abatari guca mu buribwe bukabije kandi none reba ariko ukuntu yatose urumva baciye mu buribwe Montreal uyu mugabo twatangiye filime bamukubita ibiboko afite inyama mu mugongo buriya afite ibikomere nta muntu wigeze umwomora nta muntu wigeze umudoda reka da urumva nta n'imiti yigeze abona kuko yemeza aracyagenda kandi ari mu buribwe bukomeye mubwira nti nta kintu uzigera ugeraho utababayitse nshuti yanjye sasa barakwereka mu kabwibwi Bronson nawe yamanutse hano ahita agwa ku rindi baba ry'indege mu ijoro katikati urebye hakurya abona ya ndege iriya ndege mu kanya Saito yarayiriho mu gitondo hakibona hakiri kubona yarayiri iruhande yagiye uribaza nanjye ndibaza nko musirikare ahita atangira kwidefanda fata igiti afata ibati ry'indege arakubakuba mu gisirikare dutozwa kwideburiya yahise akoramo icumu da porampora gake gake yari n'imbokoboko mu byibuke kandi iyo ari imbokoboko muri kurwana biba bikubiye gake yaje hakunino areti yakuyemo arareba abona arakingekenyereyeho ahita abona n'akaburike hakunino ushobora kugira gutya kinywera n'itabi rye urumva ku bantu bambwiye ko ngo itabi buriye ngo ku bantu barinywa urumva ngo rizanisha ubwengera ibyo bintu byereka mubwire nahise mbihinyuza bya danje bose abahanditseho ngo ni bibi cyane barabyanditseho bibeshya se korezanisha ubwenge ngo rituma umuntu azatekereza neza wenyine sasa Saito nako Bronson ku ruhande aracyo yabonye gifite imibare kimeze nk'igisasu ariko urusasu nta kintu umuntu yarumaza abantu yarwizeho arabanza yicara itatirika yifashe kumba ako kanya icyo yatangiye kumva nigewe bana Saito Bronson urimo uratitira abantu aka kantu kahita kagushyushya kiri fari we mereza isigara se oya bana mereza burike Saito ntabwo anywa itabi oya sasa agufatiye burike hakuno burike agiye kwimaza iki mani reka ngukurikire ariko nubwo ntaza ahantu nyerekeje tu Saito yavumbuye iki nime indani se mwana indani yavumbuyemo iki Saito kari ruvumbuze
kundamo mu buvumamo indani niyo ngufata ndakusogota uru rucumu hakuno ndani batakamo gake gake pola pola. Ngaba ni babiri kandi babaye inshuti. Hari icyo babonye. Icyo babonye ngicyo kuntu gifashwe kurenza igitagangurirwa. Iki ni igiki? Iki ni igiki bana? Bronson atereka ifashe. Yataka jya mbere. Ni cya Madamu Samake se mwana. Ni iki mama? Emada. Kiriya kituri ku gatwe ni iki mama? Bronson yana ntabwo atekanye wese inyamaswa twabesiga ari bizima se. Buretse bantu. Kwica icyana cyacyo twatuma kiza kutwihorera haba none ni twebwe cyangwa byo ba. Twebwe tugomba gupfa. Twebwe dupfe cyangwa se byo bipfe. Urumva? Sebwo iyo tesu urizana uri kurizana gute ariko? Twebwe twasiga ikiremwa kiri kuduhiga gutya se ari kizima byo birashoboka. Ari igitekerezo gize bana ngwe n'umurikire. We murikira abantu. Bronson niba agize ikihe gitekerezo ni isinzi kurikira unarebe. Bavumbuye ko ikinyamaswa kiri kubomeka ari ikimama. Urumva? Ni ikimama bishatse kuvuga yuko ikigabo cyacyo ari ikibici hano. Mwana mwanyiciye umugabo mwarampfakaje mwagapfa nabimwe. Turi ntambuko y'ikimama wo kabyara wagira ngo n'urugabo. Kira ni ikimama kibo babonye ko ari igi riri mu buvumo indani. Kandi koko hakuru babonye bombe. Kandi koko Saito ibyo yarari kuvuga ati nitwica icyana cyacyo kiraza kitwihoreraho noneho kurushaho. Hano babonye ikintu cyitwa igisasu kurikira unarebe. Abasirikari tuba dufite ubwenge bwinshi mu ncero. Mu buzima mw'abantu mwe mu buzima uko byagenda kose ubufatanye ni ingenzi. Ahantu uzajya ureke gukenera abantu ntibibaho. Gukorera hamwe bituma ibibazo bikemuka vuba. Dukeneye uruntu runaka abantu. Uruntu rw'urukoresho ni iki? Akuraho cya kindi yatoraguye. Iki gikoresho ni ikirasa gihamagara ubutabazi. Bronson mwana. Ntabwo biri gukora abantu, ntabwo biri gukora. Ntabwo biri gukora abantu. Ntabwo biri gukora. Arashaka gukora gufungura kuri iriya nkonde ariko sinzi. Kumbe bakwereka mu buvumo. Yeah, it's in the cockpit. We could use that. Mwana dukeneye ikintu kiri budufashe tukabara rimwe kugeza kane kugeza kuri rimwe. Umwe muri twe bwarasigara hakuno no bana. Aragumana n'igisasu. One of us. Umwe muri twebwe bana. Araguma hano. Komereka sumenye atari neza muri aba babiri. Kuko nabona n'amasina ari gutangiye kuza. Bemeze bite. Ubuzima bwanjye bwanzanye muri aka kanya. Urumva nagiye kubona nanjye nisanze muri aka kanya. Wowe ibintu urimo ni ibiki? Dukeneye ishoka abantu. Wendinda nkwereka. Dukeneye ishoka. Basubiye hanze barasakaro akuru muri hakurya hejuru iyo. Reka tubikore abantu. Barabikora cyangwa. We fatira icumu. Yamuhereza icumu. Saito kunkota nakubwiye ngo ni mubi cyane. Nakubwiye ngo Saito kunkota uragiye gufatanya n'icumu uraje urebe ko filimi iraryoha. Filimi iraje iryohe move care.
akurumuri kari hejuru karamuritse ni mu ijoro katikati. uyu agiye kuzana ishoka yo kugira ngo apfundure iriya nkondo yo ku gisasu. iriya nkondo iri ku gisasu bagomba kuyipfundura dore ukuntu Saito areba. cyaje gweno se bavumbuye kari ikimama mana agufatira icumu agegeranya n'inkota. uwo ni Saito. araka Saito yahise acyataka gicomeka inkota arabangutse shaho yakijonga icumu ahita gikata. kumbe Bronson ishoka yayibonye bagiye bagikubita ishoka aratema urushyi. ababereko bishimwe bana wenda se wa bicu bamaze kuvumbura kari ikimama. ariko ababereko bishimwe bana akurumuri karagiye baragotwa. kumbe bakimara kugotwa wakibona se cyaba cyagiye kare wendinde abantu bahise bagaruka bihuse cyane kuri cya gisasu. ese barabikora cyangwa yaje ku gisasu arariga biri gukora abantu biri gukora. Saito ari ku burinzi. Saito ni cyiza arahita kibaga nubwo yita gikata. bemeze bite turacyareba orangikani. kumbe inyuma ya Saito uko yakarinze we Bronson cyaje hejuru ya Bronson sinzi ndagira ngo urebe. kumbe Saito yakaze inkota gisogota mu ruterego kurabibona. Saito arabangutse cyane Saito kimunaga ku ruhande. garuka Bronson we. Bronson kimuteranye kimwongeza ahandi cyabamutekana filime itangiro cyamuteye muri nyababyeyi impyiko kinabuzamo. kumbe Saito yagishize muri target poko yakirashize akimena itara yarakira. ariko mwagapfa nabi mwesha mwagapfa nabi gushasha yakimenye ijisho mugenzi. gusa Saito nawe kimushyizemo. gusa ni Bronson kishyizemo. ni Bronson. Saito yaracongeje umushije yarakaye yahindukije isura areba cyana kirurundu kiri hano yari yanze ko bakica. akatisha imbunda bushyashya. ugiye kunyicira umwana wawe agapfa nabi. yarakibomoye. uzurebe filime ngo iraryoha noneho. uruzingo rwavuyemo avuye mu ruzingo ruraporomoka ngurwo ruzingo kijya kureba uruzingo rwajya. ariko abana b'abantu muri abagomesha. abana b'abantu murashaka iki ku bana b'amahurangikani. Bronson meze neza rata shamera neza byaheye ko ibyikubo cyane nabujemo. ndimo ndarangira mwana kare. ariko umwana wanjye baniciye umugabo none dore n'umwana baramutwaye. kiri kumarira akira akangaka. Bronson yakuyemo wa mudari. akira uno mudari wari kurangira cyamutenjo nubwo byadanje cyamuteye ahantu habishaho. bweke kurwana rwacyo abashkasha
ngaba ni babiri. Saito va hano, genda bana, irukanka genda. Bronson n'ubundi cyamutenjeraga yagira ngo asigare hakuno n'igisasu, asigarana n'iki orangikani cy'ikimama. Ese biragenda gute, biraherera hehe? Uribaza nanjye ndibaza, dore Saito cyuno muhabaguru gaho sanyagera wa becu. Saito ndakubwiye ngo Bronson yakubise ku gisasu, abara 4 3 2. Saito inzira yamuzanye arayibuka neza cyane. Kumbe Bronson yasigaranye n'igisasu yakubise ku nkondo, ubyibuka. Kiraza kimureba ariko Mukaritasi arebuka neza kuntu Saito yamubwiraga ati reba hano ku ishene. Kiramwitegereza, cyakamwitegereza, yakubise ku gisasu, yakubise ku nkondo y'igisasu. Hano ni ku mibare. Kiramwitegereza, duhure mu kuzimu wa becu. Araturitse. Gusa cyamwitegereza nk'igifite ubwenge, cyamwibazagaho. Karitasi gafite confidence zari iki. Yana agahinda mugenzi kuri Saito. Nagahinda kuri Saito kubera ko abuze umuvandimwe Montreal. Bahuriye ku kirwa, bose bari imfungwa z'intambara. Gusa Saito uko yagatambutse yatangiye kumva karabaye. Filimi iratangiye noneho, bantu bakuru, urumva sicyagariwe. Ubundi Saito we ngo yari umugambanyi, niyo mpamvu yarafuzwe nawe. Yafashe inkota arayikomeza karabaye. Iki ni cyo gihe noneho ngo filimi itangire byanyabyo we. Urumva ko Saito afashe inkota, yaciye kuri ka karambo, cyamuriye inyomeko. Urumva ndakubwiza ukuri, sinzi yaje hakuno aho byose byatangiriye. Ku mucanga ku mazi bimeze bite. Yaraje yitegereza inyanja yisajije. Nta bwato afite. Yashinze inkota hasi, nta kundi yabigenza. Ese ari wowe uri hano wabigenza gute? Fotorama ari wowe uri hano, nta bwato buhari, ni ku kirwa. Yashinze inkota. Abayapani bakunda no kugira akantu ko kwiyahura buriya. Reka turore icyaje sho umushagisha nguriya. Cyaramurebye mugenzi, kize kivayo, cyakoze ku murambo gisanga ni general karabaye. Umushenja ari hehe? Uribaza nanjye ndibaza. Kumbe inyuma yacu mu mucanga hari uwavuye yakaraga inkota gutyo. Karaga inkota wa mushenja usha. Yarakibaza kiramutera. Sinzi yahindukiye yashyize isura y'ikirura. Urumva akirebesha amaso abiri, kimurebesha ijisho rimwe kimuhengereza. Urumva amakasha kubagasha ngwino
basi dore amenyo kibangura urushyi cyakuyemo ikintu cyitwa urupyisu gikukubita urupyisu kivangamo na njonogo arakibaga Sayita arabangutse n'indwanyi nziza kigarutse gitera atatamura yagiteye mu nda atatamura dore umwana yakura ahita afata n'ifoto yahise afata n'ifoto buke kandi pola dore ibirenze ku nkota dore ikintu cyitwa ikiremve ku nkota my friend yaragitatamuye hey yaje asatira akegera hafi gake wa muswa we wegeraga makise yarakitegereje Sayito nta mutima mubi tusanzwe tuzi ko ari nawo kuva kare filime itangira twabibonye yazamuye inkota kirangiza ndangije abana ndangije yagikubise inkota yagikubise ikintu cyitwa inkota my friend love indoro ye niyo kumbe inkota ntabwo yagishimangiye yayiteye ku ruhande ntabwo ari ngombwa ngo ahangaha ugomba guhita ukuramo isomo ntabwo ari ngombwa ngo uwakugiriye nabi umwishyure nabi umwiture nabi oya wowe kora cyane umwihorereho kwihorera kwiza ni ukubaho neza urumva umuntu nakwereka yuko ashaka kugushyira hasi ni ukuba umuri hejuru bumurenze ntabwo wajya kumanura ikintu kitakuri hejuru nibibaho yarakibabariye mugenzi kandi mwige kubabarira abantu bakuru mwige kubabarira reka none se wiherezo cyahise kimubwaka cyahise kimuhubuka cyahise kimujabuka bigishyushye bimeze bite filime iratangirega filime bumwe wabone kubangira irangiye ngo si irangira byaheka ariko igitangira iracyatangira erega ndababwiza ukuri buri mbwa yose irawikumokeye buri mbwa yose ikumokeye ari kugiye uyitera ibuye ntabwo wazigera urangiza urugendo rwawe ugiyemo Sayita arashaka kuva kuri kino kirwa ariko sinzi yafashe rwa rubunda ngarasi yararashe asanga nta kintu gisigayemo byibura ngo atabaze ni no mu ijoro kandi ese ari wowe uri hakuno wabigenza gute nta akabaraga ni ntako ese arava hakuno gute uribaza nanjye ndibaza arava hakuno gute yo aheruka byariye byabinyenzi yariye mugenzi ibyo aheruka ku munsi w'ejo ngira ishyamba ngiririya turi hahiye barakwereka USS Fletcher mu 1945 ese Bronson yari inde Bronson yari mu ntoki yari imfungwa hakurya bari kumubaza ese yaragufashije Bronson haciyeho umwaka ese nawe wari imfungwa wari imbohe muri buriya bwato bwari butwaye imbohe
nawe wari imbohe muri zo? Undi ati cyane, yitonze kandi ntago papa. Ask him how he got himself in the brig. Mubaze ukuntu nyine yageze muri buriya bwato akaba imbohe muri. Wakoze iki kugira ngo uhinduke imbohe? Wakoze iki kugira ngo uhinduke imbohe? Amagambo ni make, gusubiza no kwitonda. Nisu watangaga amategeko, waduhaga amategeko, my commander officer. Ntabwo nari kureka bagenzi banjye bapfira ubusa. Nahisemo kumwica rero. Yewe umuntu waduhaga amategeko nahisemo kumurigasura yewe. Nuko nageze muri ya gereza rero. His commanding officer. Ngo yishe wabahaga amategeko. Kuko twatangira bavuga umwe mu bagambanyi kandi bura no kwica umuntu uguha amategeko buri nabwo n'ubundi bugambanyi bw'igihugu. No bugambanyi bw'igihugu. Him about this guy Bronson. Mubaze kuri uyu mujene witwa Bronson twumve. Bronson. Ati witwa Bronson arabyibuka mugenzi. Aramwibuka ukuntu bahuye bari babaye inshuti bafatanyije. Urumva? Kandi hari ahantu ikintu cyitwa agaciro k'ubuzima my friend. Uba ugomba kucyitaho cyane. Kubera yuko ubuzima buruta byose mugenzi. Udafite ubuzima ntabwo wakiyemera wiyemera. Ntibibaho. Yatangiye kwibuka kuri Bronson. Bamubajije ngo kuri umujere witwa Bronson reba umwanya maze atarasubiza. Urumva? Akiri fege ubaza utekereze neza turabona ibitekerezo bitari kuvuza abantu. Utubwire kuri Bronson ubundi yari mu ntoki. Ndakubwiza ukuri wowe ureba filime. Gutekereza neza mu bihe bibi. Gutekereza neza mu bihe bigoye. Bigufasha cyangwa se biragutabara. Bigufasha kugera ku gisubizo cyiza. Apana guhubagurika. Yuhubagurika ukora ibintu bitari ku murongo neza, nta gutekereza neza. Wapi? Arimo aramwibuka neza babaye inshuti. Inshuti buriya muvandimwe ntago ari umwe muvukana mu maraso. Urumva? Atahanga nta tandukaniro rihari. Yamwibwiye ibintu byose arabyibuka. Ati yari Bronson yari inshuti yanjye. Bana ngo bari inshuti bana. Hari umukabose hano uri gusemura. None se kuri kiriya kirwa hari abandi bantu bari bariyo? Hari abandi bantu bari bahari? Hari imfungwa. Hari imirambo nako zapfuye, imfungwa zapfuye n'ubundi. Abasirikare bapfuye, hari abandi bapfiriye bavuye mu ndege. Ibyo bidahagije hari orangikani. Igisubizo yaje babwira yuko nta wundi muntu uhari. Nta n'ikindi kintu gihari sibye n'umuntu. Kumbe yarahamaze umwaka ariko hano yarahamaze umwaka. Buriya bwato bwakoze impanuka cyangwa se bwarashwe. Muterekemo sipidi hagije mushyiremo umuvuduko muri ubu bwato tuve hakunino. Ndakubwiye ngo hano hantu buriya bwato bwarashwe mu 1944 kandi abangaba baje kumutwara mu 1945. Hano hamaze umwaka yubanira na orangikani. Urumva? Bari babaye inshuti. Yarayibabariye bahita bibera inshuti. Wasanga size nayiteye inda we urumva? Ado wagira ngo abantu ndu umwami w'ikirwa aracyahari nguyu. Babwirane mwakoze kuza, mwakoze kukurikira. Nge mwumvaga kuri Michael Kabose nare Mutinyo Weird Baddest. Intara y'umujyi umwana wavutse agahato kararangiye. Nimero muhamagara ni 0783 10 594.
ni muri Kabosi Entertainment. Filime zo zirahari no mu filime zo zirimo zirajojoba. Babwiye ni Kabosi twarebaga iyo bitaga Orangutan cyangwa se Monster Island. Babwiye ndabakunda cyane. Tubonane mu kuzikurikira. Kabosi I'm out of stew.